Atumanza dusenge mu izina rya Yesu. Mana data twese uri mu ijuru, umubyeyi wacu bwite, nta mana ihwanye nawe, uri data twese mwiza, turagushimira ko waturinze, wabanye natwe mu cyunguzi mwiza w'ubugingo, hari benshi bapfuye ariko twebwe waturinze, turagushimira ko waturindiye imiryango, turagushimira ko warinze igihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo, turagushimira ko wabaye mu ruhande rwacu, ukabaturinze intambara umunsi wa none, izina ryawe gerane rishimwe cyane kandi rihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana ikomeye, turahangaha turasenze cyane tukweretse ikiganiro tugiye gukora, turakwiminze kugira ngo muri iki kiganiro ubane natwe, wohereze imbaraga zawe n'abamarayika bawe batacumuye baze babane natwe. Uwiteka ibyo turavuga turakwiminze kugira ngo byungure benshi, turakwiminze kugira ngo Uwiteka Imana ikomeye ukomeze udushigikire, utubambire amahema, izina ryawe rishimwe cyane kandi rihabwe icyubahiro. Dusenge Uwiteka Imana ikomeye, abari kwa muganga turakwiminze kugira ngo bakize, tukweretse abari mu mazu y'imbohe, Uwiteka Imana ikomeye turakwiminze kugira ngo barebe. Uwiteka turakweretse umunsi wa none kugira ngo bane natwe, nibwira turi amahoro, turashima izina ryawe. Urakoze yuko ubyumvishe, urakoze yuko urakomeza kubana natwe, kakanya Uwiteka tubohoje ikirere kugira ngo kibe kizima mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze cyane kugira ngo ukomeze ubane natwe nk'Imana ishoboye byose, izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Urakoze yuko urakomeza kuturinda, urakoze yuko urakomeza kubana natwe muri iki kiganiro, natwe tubisabye twizeye izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abantu baraguseka bati ntacyo uzigezaho, ariko Imana yaragukunze ntujye wisuzugura. Abandi bakagusebya bakakuvuga uko utari, Imana nihindura amateka yawe bazatangara. Abantu baraguseka bati ntacyo uzigezaho, ariko Imana yaragukunze ntujye wisuzugura. Abandi bakagusebya bakakuvuga uko utari, Imana nihindura amateka yawe bazatangara. Nkimara gushaka nene ubundi njyewe maze gukodesha inshuro 17. Arapfa kubibwira umuntu ngo abyumve. Inshuro 17 na n'ubu inzu ndimo ndayikodesheje. Twagiye dukodesha tukabura amafaranga yo kwishyura, bakadusohora mu nzu tukinginga ngo tuzayabaha, bamwe bakanga. Byaranze hahandi nagiye mu ingamba sinzi iri wisobanukiwe, inaha ngaha babita abakarani. Yego barabikorera hano babona i Kigali wacu, niho baba bikoreye ibira by'imifuka. Muvandi se wawushyiraga ku rutugu ukawubasha cyangwa n'umugabo wajyaga? Twebwe wacu twikoreraga ku mutwe. Nikoreye ibirayi, ikiro cy'ibirayi bakamemba 3. Nabaga hariya mu Bigogo muri Nyabihu. Amafaranga 3. Urumva ibiro 10 ni amafaranga 30. Kugira rero umugabo wanjye yahuye n'ibibazo, hari ahantu yakoraga ikiyede asimbuka mu musumari urahingukana. Ibi bibazo ko ari njyewe wita ku rugo, nkajya nikorera ibirayi ndikorera, ariko ababyeyi twakoranaga baba bafite tekinike. Nukabona abantu bose, hari abantu baba bafite tekinike yo kwiba, ukabona yabigize umushinga. Twagiye gukura ibirayi, ababyeyi batabuye ahantu ibirayi binini babonye banagamo. Ndatekera nasi ibyo birayi ko muri kubishyira mwaravuga ngo ariko wagira ngo warasaze, ngo bino nibyo turacyura, ngo satatu gakugeza ku kiro kazakugeza kuki. Nafashe ikirayi cyakigaragara nk'aho ari cyiza, ndangije kugifata nange ndavuga reka mbigane nkibike, reka mare kukibika. Nahinze umushyitsi ndatitira nyiri birayi aravuga sura muntu nibiki bimufashe. Mugihe kiri kuza kumbaza bababyeyi baravuze ati Josiane, banyitaga Josiane kubera yuko nta mwana nari ndagira. Turabizi n'ubwoba bwawe, nuvuga yuko twibye ibirayi umva nawe tuzongera kukurangira akazi. Uwo mubyeyi nyine araza, amaze kuza aravuga se kuri gutitira bimeze ute? Mubyeyi ndangije ndamubwira ati nukumbabarira, hari ikirayi nari nabyo hariya ariko ndikumva niba kirimo icyo kirayi, niba cyakirimo urushiko, niba cyakirimo ibiki. Namaze kugitaba tayari ndatitira. Uwo mubyeyi arambaza none se ufite abana bangahe? Nta mwana n'umwe mfite.
umubyeyi wo munsi umva kubera nari mfite inda nyine y'uwo mwana ndi kukubwira mfite wifura nyine yangiriye impuhwe ampereza ibirayi aravuga ati ngaho ibi bicyure mu rugo ariko ntukazongere gutekereza kwiba ukundi kubera yuko buri wese afite impano ye. Icyo gihe ampereza ibirayi, maze kumpereza ibirayi nageze mu rugo ikiro cy'ibirayi cyaguraga 50. Avuga ati rero ibi birayi kubera batandikaga n'ibirayi by'ijana ntabwo byose nabifata ngo ngiye kubiteka ahubwo reka fateho bikeya nje kubigurisha. Ndabimanura mbijyana muri Mahoko kubera ibirayi raruguru byabaga ari nyakatsi muri 2016 abantu bose babaga babifite. Simbijyanye muri Mahoko sinateze simbigurishije udutike natwo umva umutipe yaraje nawe mfite agatelefone ngo mere ngo wamaye ku mayinite mbona numva nyine ibintu mbigira burage ngira ngo buriya nta kibazo ti dore turamuzigo n'uwanjye ti burandi gutegangiye ku Kigali abantu tugiye kujyana ndabarebye none ndababuze ku mayinite. Muhereza telefone yanjye, maze kumuhereza telefone yanjye mutipe yameze nyine nk'uri guhamagara agenda atambika ndavuga se ubundi niyo yatambika ku muzigo we kuri hariya agenda atambika nje kureba umusore umva yari umuntu mwiza ubona yiyubashye burya no kwiba hari abantu bibiri ingeso pe. Arangije telefone yanjye arayirengana nkomeza kwicara aho ngo ntegereje ya mizigo ngo naza kuyifata aragira ute aramereza fone yanjye imizigo mbona konvayeri ayisize mu modoka avuga imizigo ko nyira yatanyishyuye mbona ni y'umumama kandi uwo musore yambwiye ngo ni ati imizigo ni yanjye. Arangije uwo mumama aravuga ati ariko wa mukobwa we nari ngaragara nkaho ndi umukobwa warasaze urafata imitwaro yanjye ngo ni y'umusore. Telefone yanjye baba bayindiye gutyo ndi muri urwo rujaragiro y'amafaranga nacuruje mu birayi nayo baba barayitse. Ibirayi nanacurujemo riba ari 800. Icyo gihe amafaranga nyine bitewe n'igihe umuntu agezemo amafaranga y'icyo gihe nayo yari afite agaciro. Amafaranga baba barayibye mbavuye hara muri Mahoko n'amaguru we ndazamuka ngera ku Kabana ngerayo Igicuku. Maze kugerayo Igicuku mbona situraburara mbwira umugabo wanjye ibintu byambayeho ariyakira nyine. Amaze kwiyakira kugira duteke twarahuye ahantu hagera mu 10. Nafashe umufuniko w'isafuriya nawe afata umufuniko buri wese akajya ajya kurahura duhuriza hamwe turateka mbanje kubasuhuza kuri Sam Media Official. Nkuko bisanzwe ni ya gahunda yo kugenda dusura abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi nkaba naje mu karere ka Rubavu nkaba nicaranye n'umumama munini cyane gusa si munini uvuga ngo wenda ahubwo ibyo akora nibyo binini nibyo byagutse. Ntatinze rero yatangira twibwira atubwira nyine yimva n'amavuko y'ibintu bye byose. Nakwakiriye mama. Yego murakoze. Amazina yanjye nitwa Dusengimana Josiane. Ndi umubyeyi. Yego. Mfite umugabo umwe n'abana 3. Nkaba ndi umuririmbyi. Ukaba uri umuririmbyi. Yego niko kazi nkora. Mbese akazi nkora ni umuririmbyi. Iyo ngingo niyo nashaka ko duheraho. Uri umuririmbyi ariko njyewe ukuntu nakubonye umeze nk'umuntu nyine uririmba ibintu bijyanye na gospel cyangwa indirimbo z'Imana. Yego. Rero ntatinze cyangwa n'abadukurikiye babanza ukatunyurira nko mu ndirimbo zawe wenda nk'eshatu cyangwa 2 uduce kugira ngo dukomeze tuganira. Hariyo mfite
mfite indirimbo enye ubundi bisanzwe, hari izindi mfite ntari nasohora. Ubundi mu bisanzwe mfite indirimbo nyinshi, ariko izo maze gusohora ni indirimbo enye. Hari iyo mfite ivuga ngo nimureke mbabwire Imana yacu, sinzi niba nayiririmbaho ukayumva. Oya nta kibazo, utangira uturirimbira ahubwo kugira ngo. Iravuga nimureke mbabwire Imana yacu, iyo Mana igira neza, iratangaje kandi ishoboye byose, irahebuje. Iyo Mana igira urukundo, irasubiza. Nimureke mbabwire Imana yacu, iyo Mana igira neza, iratangaje kandi ishoboye byose, irahebuje. Iyo Mana igira ushaka warekera aho ngaho. Ndumva rwose indirimbo zawe zimeze neza, imwe mbashije kumva imeze neza, irimo ubutumwa bwumvikana uganisha kuki ku Mana. Mureke mbabwire Imana yacu. Buriya abantu mukora ubutumwa bwo kugenda munyuza ubutumwa bw'indirimbo mugenda munyuzamo ijambo ry'Imana, hari ukuntu ngo muba muri kwagura gutambutsa ijambo ry'Imana nyine byagutse munyuje mu ndirimbo. Ariko ntabwo hari ikibazo mfite cy'amatsiko nshaka kukubaza. Ubundi iyi mpano ufite yatangiye kuva ryari, ariko numva ari impano iteye ubwoba? Impano mfite yatangiye kuva kera, ndi umwana mutoya. Uri umwana mutoya? Ndirimba nabyirutse nyine nisanga muri korali y'abana batoya. Igihe kiragera Imana iramfasha mba umuyobozi w'iyo korali. Maze kugera ku myaka yo kubatizwa njya muri korali y'urubyiruko. Ngeze muri iyo korali bangirira icyizere, nayo ndayiyobora, mba dirijate wayo. Mbese kuririmba byanjye byagiye byaguka gutyo. Byagiye byaguka gutyo. Urabona iyo umuntu akiri umwana mutoya aca mu bintu byinshi, akaba ashobora kuba yaririmba indirimbo zisanzwe nk'abahanzi bandi tujya twumva. Kubera icyo utahisemo kuririmba indirimbo zisanzwe ukiri umwana mutoya, ugahitamo ahubwo kuba waca mu murongo wo kuririmba indirimbo z'Imana? Impamvu ntahisemo kuririmba indirimbo zisanzwe nuko nasanze umubyeyi unzara, kubera ko njye mfite umubyeyi umwe w'umumama. Bivuga ngo indirimbo uri kuririmba ubu urabikesha ababyeyi bawe? Yego. Wari ufite umubyeyi w'umumama? Yego. Akagufasha? Akamfasha nyine ku bintu byerekeranye n'iyobokamana, akanjyana gusenga, akanjyana muri nibature, ndinda nkura nyine nkunda ibintu by'Imana. Urumva muri make imva n'imvano y'umuziki wawe yo kuririmbira Imana ni ku babyeyi bawe gusa, bagutoje neza. None se wenda waje gutangira umuziki wo kuririmba mu buryo nyine bwo noneho bwa digito, cyangwa mu buryo bwo ngo reka njye muri studio ndikodinga indirimbo ya mbere, wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 28. Yego. Gusa rero warashatse umugabo? Nari naramushatse. None umugabo wawe se mu bijyanye no kuririmba ese yabyakiriye ate, agufasha iki? Yabyakiriye neza, kubera yuko nkimushaka nahise njya muri korali. Nkomeza kujya muri korali mu kazi nkora ko mu rugo. Naba wenda nta kazi mfite akumva ndi kuririmba, naba nta kazi mfite akabona ndi gusoma Bibiliya. Gusoma Bibiliya cyane bituma umuntu yiyumvamo kuririmba, n'inkuru zo muri Bibiliya zikagenda zishimisha umuntu nyine. Ni gutyo mbese byagenze. Ni ukuvuga ngo umugabo wawe nawe ari mu bantu bagufashije mu kugira ngo ubutumwa bwawe ukomeze ubutambutse ubunyujije mu ndirimbo? Yego. None se wenda turabizi neza ko kujya muri studio ni amafaranga menshi, ntabwo habura miliyoni hagendera. Ubwo iyo miliyoni iyo muyikuye mu rugo, ese nta kintu gihubangana ku buryo wenda muvuga ngo hari byinshi twakaye dukoramo amafaranga ariko tubaye twayashora mu ntuza, twayashora mu ndirimbo z'Imana? Ubundi iyo miliyoni y'Imana yayiduhaye hano ku isi tuhari turi abashyitsi.
ejo cyangwa ejo bundi umuntu aba ashobora gutaha bavuga ati mu gihe Imana yaduhaye ubuzima bwo muri iyi si kadufate ku buzima yaduhaye tube twanaririmba indirimbo zihimbaza Imana kuko ibyo dufite byose burya ni iby'Imana n'ibyaba ari ibyayo. Ubwo rero mu kibazo cyo kuvuga ngo amafaranga ibiki ntabwo ibyo ngibyo tujya tubirebaho cyane. Ariko nsubiye inyuma gatoya, umugabo wawe mushobora kuba mwarasezeranye mu idini cyangwa wenda mu mategeko, kuko hari abagabo benshi batabaye bumva ukuntu umugore yafata amafaranga cyangwa twafata amafaranga y'urugo tukajya kuyashora mu muziki. Ntabwo ari abagabo bose bakaye babyumva. Urumva ko umugabo wawe umuziki wawe awufitemo 80% ukagera 20%. Kuko cyane buriya abagabo ni abantu bazi gushaka amafaranga. Dukomeje kuganira, ese ni ibihe bintu byaba byaraguciye intege mu muziki wawe cyangwa byaba byaragufashije cyane kugira ngo ukomeze nyine umuziki wawe uvuge ati singomba gusubira inyuma? Watangira utubwira ibyaguciye intege. ngo muri iyi si ibicanege ntabwo nyine bijya bibura. Ibibazo mu rugendo ntabwo bibura, ariko byose tubishobozwa n'Imana yacu yo mu gihugu cyo mu ijuru. Niyo ijya idushoboza ibyo byose. Ku bijyanye n'uko wenda ahari twaba twarasezeranye, urumva ntabwo wabyiruka uri umuntu usenga nturangiza ngo ukore mariage koco. Imana yaradufashije, twashatse kujya mbese twakagombye kubana mfite nk'imyaka nka 18, 19 gutyo, ariko kubera Imana turategereza turasezerana, Imana iradushoboza, turasezerana mu murenge, dusezerana no mu itorero. Saha iyi ngiyi niyo mpamvu nyine ibyo nkora nta mbogamizi aba bifiteho, nta mbogamizi biba bimuteye. Wenda mu bijyanye n'agace mutuyemo muri aka karere ka Rubavu, ntabwo byabura yuko wabura abantu baba baraguciye intege, yaba abaturanyi cyangwa n'abandi bantu bavuge turiya muntu ku ruhande ati umuziki Jose wakabaye uvamo, ntabwo ari ibintu byawe. Ndabizi ntabwo byabura, abantu ntabwo bapfa kubura muri sosiyete, ntabwo bajya babura. ariko wowe ukavuga ati kubera isezerano mfitanye n'Imana ngomba gukomeza gutambutsa ubutumwa bwanjye mbinyujije muki mu ndirimbo. Ni uwuhe muntu waba waragufashije cyane mu buryo bwo kujya gukora indirimbo yawe ya mbere ukumva nyine usuze ikintu wamuhereza? Umufasha wanjye rero navuga yuko ari nk'Imana. Ntabwo nagiye gusohora indirimbo ya mbere ngo njye kubibarira abantu cyangwa se ngo ngende mbivuga wapi, ahubwo njye nabyiyumvishemo nk'uko wabivuze, nkajya mbwira nyine umuntu wampuza n'umuntu ukora muri studio, abo mbwiye bagashaka kuwuca intege bakambwira nyine yuko ntabishobora. Abo nagerageje kujya mbwira ku ruhande bagiye baca intege, ariko kubera Imana nahuye n'umuntu nkorera indirimbo, twibonaniye neza, arazinkorera. Muri make Imana niyo yamfashije, niyo yanshoboje kujya muri studio, naho abantu bo nta muntu wigeze amfasha. Mu buryo bwo gukora indirimbo ya mbere ni izihe mbogamizi ujya muri studio nyine, ni izihe mbogamizi wahuye nazo? Kuko ni ubwa mbere wari winjiye muri studio ikora ibintu by'umuziki, imbogamizi ntabwo zabura, ubwo nazo urakomeza nyine utubwira ukuntu byakugendekeye umunsi wa mbere. Ndabizi ko byari ibicika. Umunsi wa mbere imbogamizi nahuye nazo nisohora indirimbo ya mbere, ntabwo byari byoroshye. Ubwa mbere nkijya muri studio nahuye n'imbogamizi ntabwo nazi kubwira zose ngo uzumve, gusa bwo muri make nagiye muri studio bwa mbere, ndagenda kugira ngo ngere aho nakoreye. Undi ngewe nkorera ahantu kure, kugerayo ntegesha 1500. Urumva ko ari amafaranga menshi? Ni amafaranga menshi cyane. Ngo ndagenda nyine ukubona yuko ndi munini, ngeze ahantu nakagombye kujya muri studio mba ndanyereye nikubise. Bari urugendo rutoroshye.
maze kwikubita hasi abantu twaturi kumwe babananutse nta wantiza kenda ngo ngende urumva bibi bibazo biba ngombwa ko nsubira mu rugo nsubiye mu rugo njya kwambara imyenda najya nambara imikanga kunkwira bibi bibazo nahuye n'imbogamizi pe ahantu nanagiye saa 12 za mu gitondo mpagera mu masaa 5 reka ngo ntangire kuririmba indirimbo yarangira uri kuyifata ngo irapfuye akambwira ngo ngera usubiremo nkongera nkasubiramo indirimbo nayo subiyemo inshuro enye ariko kujya mbwira ngo ninongere subiremo inzara nayo ifite inzara yari yanyishe kuko inzara yari imbereye nabi inzara yo ntabwo yabura kwirirwa umunsi wose ntabwo byari byoroshye nagiye nzi yuko isaha imwe ndaba ndangije nkajya kurya kubera yuko abantu banini dukunda kurya buri kanya ubwo noneho arakajya nsubirisha mbona saa 12 zirageze ubwo se noneho ntabwo ndi burye aravuga ati hangana ujye kugura amazi byo kurya byo byibagiwe muri studio nahuriyemo n'ingorane nyine arankorera navuye aho nakoreye audio ya mbere nahavuye saa 3 z'ijoro nanagiye mu gitondo saa 12 uravuga ati abahanzi bararushye nahise numva nagiye numva nabivamo ariko nanone nkareba akazi nahagaritse nkavuga se ubundi nimbivamo ndaba mpimye ibintu bigaragara ko byari urugendo rutoroshye ariko uravuga ati kubera ubutumwa mfite bwo kuza gutambutsa ijambo ry'Imana binyujije mu ndirimbo ntabwo ngomba guhagarika urugendo natangiye yego naravuze ngo ntabwo ngomba kuruhagarika pe ndavuga reka nihangane yego ndabizi neza ko buriya ibintu byo muri studio nanjye nubwo nanjye ngerageza nkajya gushaka ukuntu naririmba n'iyo turi gukora ibiganiro gutya nabyo nanjye hari igihe nshobora gukora ikiganiro n'inshuro zirenze zingahe byanga ariko kubera Imana nkabona birarangiye nyine sinzi ukuntu bigenze dukomeza tuganira urwo rwari urugendo rw'indirimbo ya mbere indirimbo ya kabiri yo byaje kugendekera gute ese wari waramenyereye nabwo byarakomeje producer ukomeza uramugora cyangwa wakomeje kugenda n'ubundi uragenda ukora imyitozo ihagije kugira ngo noneho nusubira kongera kuririmba usuye muri studio bitazongera kugora indirimbo ya kabiri nayo byaragoranye cyane ko numva urugendo rwawe indirimbo ya kabiri nyine nayise ngo Mana ni wowe niringiye ntabwo nzatinya kubera yuko nahuraga n'abantu bakantera ubwoba avuga se nkawe w'umunyarubavu umuntu ungana gutyo kuririmba urukwigana ba Dorokasi iyo umuntu abyibushye kuririmba ntabishobora aririmba urujwi rubi nawe urubona uzabishobora urubona uzashobora guhogoza nk'abakobwa ndangije nyine nibwo nahise muri iyo ndirimbo ya kabiri ivuga ngo Mana ni wowe niringiye ntabwo nzatinya bigaragara yuko nabwiye abantu ko ntazatinyishwa n'ibyo bavuga ahubwo Imana yo mu ijuru ko ariyo niringiye cyangwa n'amananiza ya producer ndabizi nabo ntabwo baba boroshye n'igihe ushobora no kuririmba ibintu akavuga ati subiramo bitewe no kugira gute no kugira ngo nyine bize kuba kurushaho kuba byiza nyiririmba bwa mbere yarasetse arabuze se nk'iryo jwi nijyo uzanye muri studio buri muntu aba afite iyo yaturutse ni ukuvuga ngo hari umuntu uturuka ahantu bakunda kwirira imyumbati amateke ibijumba ntabwo umuntu yamera nk'umuntu ukunda kugisambaza ukunda kurya amagi ukunda kurya utuntu nyine tworoshye urumva amajwi ntabwo aba ameze kimwe ariko ijwi ryanjye uko ringana narikoresheje gutyo uravuga ati indirimbo ya kabiri nayo ngomba kuyisohora uko byagenda kose yego nyuma y'indirimbo ya kabiri ubwo wahise utekereza mu bijyanye no gukora amashusho ese hari indirimbo n'imwe waba ufite yaba warakoreye amashusho cyangwa video mu buryo wenda mukoresheje kamera atari gukoresha microphone gusa wenda uri recording indirimbo zose mfite bakoresheje amashusho yego ese
izo ndirimbo zose ndatekereza yuko zaba zaratangiye kukwinjiriza, kuko n'ukuntu ngana biragaragara nk'umuntu nyine ufite ikintu kijyanye n'amafaranga. ntabwo zari zatangira kunyinjiriza. Ine gahunda ukuntu zimeze biba bisaba kugira ngo namwe mumurikiranye mumfashe munsharinge mukore subscribe kuri channel yanjye ya Josiane Sing, munshigikire nyine guhembwaho ntabwo nari nahembwa, ariko ibyiza biri imbere. Bisobanure ngo kuva watangira urugendo rw'umuziki cyangwa rw'ubuhanzi nta mafaranga na make urafata, wenda amafaranga yose ukoresha n'ubundi ava mu rugo. Ubwo navuga yuko wenda ava muri famiye yawe, wowe n'umugabo wawe n'abana bawe. Ubwo ni mwebwe mu byimanagira twavuga ngo indirimbo ya mbere tuyaye kuzakora igihe iki n'iki, mukavuga ati ko byagenda kose kubera Imana izadufasha, tube twagira gute, tube twakora n'indi ndirimbo cyangwa tube twagira gute twanahembwa. Utubwiye ko channel yawe yitwa Josiane Sing. Ubwo bantu mudukurikiye nabwira gukora subscribe, share and comment kuri Josiane Sing. Kuko uko byagenda kose Josiane tugomba kumushyigikira, kuko nabaravuga ngo ba Festina na Dorcas nta nicyo bakurusha, uretse wenda wowe kuri umumama, ariko no kuri umumama ni nabyo byiza. Ukeneye gukora cyane kugira ngo n'abana bawe nabo bavuge ati bazakura bavuga ati dufite mama w'umusitari, cyangwa ukora ibintu by'indirimbo zijyanye n'indirimbo z'Imana, wenda n'umwana wawe akaba yaba role model wawe. Ariko nsubiye inyuma gatoya, ese ni uwuhe muntu waba warakwensipiye cyangwa waraguteye morale mu kugira ngo cyangwa ugenderaho mu kuba wakora indirimbo z'Imana? Baba baranteye morale umugabo wanjye. Ugenderaho kugira ngo uvuga ati uyu muntu uko byagenda kose akora umuziki w'Imana nkawukunda, nanjye ngomba kuwukora kugira ngo nyine ngendere mu murongo umwe nawe. Uwo muntu ntabwo yabura mu buzima bwawe. Ubundi njyewe ni Israel Mbonyi. Israel Mbonyi. Ukivuga Israel Mbonyi, hari indirimbo ye n'imwe imwe wenda waturirimbiraho gatoya hano mu kiganiro kugira ngo n'abadukurikiye abashe kumva yuko nyine Israel Mbonyi wenda ariyo muntu waba warakwensipiye cyangwa waraguteye morale yo kuba waririmba indirimbo z'Imana? Indirimbo ye ivuga ngo yaratwimanye. Ishuri ibihumbi n'ibihumbi. Iyo ndirimbo buriya narayikunze cyane, kuko nanjye ndebye mbona Imana yaratwimanye. Mbona yaratwimanye. Iyo ndirimbo ya Israel Mbonyi narayibonye ndumva ndayikunze. Jose, Imana yatwimanye gute rero? Imana yatwimanye gute? N'ejo bundi tariki 27 ahangaha i Rubavu. Ejo bundi amasasu ari gukubita, nabwo navuga ko Imana yatwimanye. Imana igitwimana uko bwije n'uko bukeye. Hari ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, ariko Imana nta munsi n'uyu munsi kuba twicaye hano ikaba yaturinze, yatwimanye. Si uko ibiduhiga bitari bihari, ahubwo imbaraga zayo nizo zaturinze, imbabazi z'Imana nizo zitumye twicara ahangaha. Ese Jose, ni izihe mbuga nkoranyambaga waba ukoresha ku buryo nyine umuntu ashobora kujyaho akaba yasangaho ibihangano byawe? Nkoranyambaga nkoresha YouTube, nkakoresha Vidment, nkakoresha na Facebook. Ese kuri Facebook waba witwa nde kugira ngo n'abadukurikiye abashe kuba bakagenga friend Jose kugira ngo bajye babasha gukurikirana ibihangano byiwe? Hose nagiye nokira Josiane Sing kugira ngo bitazacangana. Nibagiwe no kukubwira na TikTok nayo njya nikoresha. TikTok naho ni Josiane Sing nk'ibisanzwe. Hose. Ubwo n'ubundi niho wakomeza niho abantu bakomeza basanga ibihangano byawe cyangwa indirimbo zawe. Uko ese Jose, hari izindi ndirimbo waba ufite
zanditse waba utarakorera ama audio cyangwa na video? Yego ndazifite. Ntabwo zabura kuko Jose ufite impano iteye ubwoba. Nuko harimo abantu nyine batapfa kubibona, ariko wowe njyewe n'ubwa mbere twari duhuye nahise nkubonamo impano nta n'ikintu turavugana. Impano ndayifite cyane. Ese waba ufite indirimbo zingahe zanditse mu gitabo utarakorera iki, utarakorera ama audio cyangwa amashusho? Mfite indirimbo zanditse zigera muri 11. Indirimbo 11 zanditse. Yego. Urumva ko ufite akazi katoroshye. Ndagafite. Muri izo ndirimbo se ni iyihe ndirimbo uteganya kwenda kuba waduhereza vuba muri iyi minsi tukaba twagira gute tukaba nayo twabasha kuyumva? Iyo nditeganya kubaha indirimbo ivuga ngo Imana yaturokoye urupfu rukomeye cyane. Imana yaturokoye urupfu rukomeye cyane. Ya Jose, iyo ndirimbo nasaba yuko kugira ngo abadukurikiye iyo ndirimbo nubwo itararekodingwa, ariko ubanze wituririmbire wenda nk'umunota umwe tubashe kuba twayumva. Iravuga waturokoye urupfu rukomeye cyane, natwe abanyarwanda tuzahora tukuririmba. Mana waraturinze na cya gihe bikomeye, igihe dufite mu isi tuzahora tugukorera. Waturokoye urupfu rukomeye cyane, natwe abanyarwanda tuzahora tukuririmba. Mana waraturinze na cya gihe bikomeye, igihe dufite mu isi tuzahora tugukorera. Ya Jose, ngira ngo waburekeye aho ngaho. Iyo ndirimbo yo ndumva noneho sino kuvuga ngo izarebwa, ahubwo izarebwa cyane bitewe n'iki, harimo waturokoye urupfu rukomeye cyane. Urumva abantu benshi bahita bumva ubutumwa buri muri iyo ndirimbo. Buriya abantu muririmba izi ndirimbo zitambutsa ubutumwa bw'Imana, hari ukuntu mubivugamo nyine bikagaragara yuko n'ubundi ibintu muvuga ari ibintu nyine byabaho ako kanya cyangwa byanabaye, kuko n'Imana yaraturokoye urupfu. Ni ibintu bigaragara buri munsi. Umuntu aca mu bintu bikomeye, ibimuzitira biba ari byinshi, ibimugira gute, ariko cyane cyane buri ikintu bisi ibibazo muri iyi si nicyo kintu kitwugarije. Kandi iyo umuntu asenze Imana, ibyo bibazo Imana ibimukuramo. Ndatekereza yuko abantu bose kuri iyi si babayeho kubera ububasha bw'Imana. Niyo mpamvu Jose ugomba gukomeza gukora cyane kugira ngo nyine Imana ukomeze uyamamaze muri ubwo buryo bwo kubunyuza gute mu ndirimbo. Iyo ndirimbo yawe waturokoye urupfu rukomeye cyane, ndatekereza ko noneho ntabwo izakora producer nk'izindi zose. Ntabwo izamugora nk'izambere. Ko ibintu uvuga n'uburyo n'injyana irimo mise numva ko byoroshye. Ahubwo se urateganya kujyayo ryari, wenda duhereye ubu ngubu tubara kujya kuyikora? Ndateganya kujyayo hanyuma y'ibyumweru bibiri. Nyuma y'ibyumweru bibiri. Ubu iki cyumweru tugiye kujya mu cyunamo kera kigiye gutangira. Icyunamo nikivamo nibwo uzaza kurikodingira indirimbo. Birumvikana iyo ndirimbo yawe ikintu nakubwira yuko igomba kuzamuka. N'abantu badukurikiye nkaba nakomeza kubabwira ngo mukore subscribe, share and comment kuri Josiane Song cyangwa Sing, uko wabivuga kose nibyo ngibyo. Mukaba mwadusanga no ku zindi mbuga zitandukanye, ariyo Facebook naho ni Josiane Song cyangwa Sing, TikTok Josiane Song cyangwa Sing. Izo nizo mbuga udushobora gusangaho ibihangano bya Josiane Song. Dusubiye inyuma gatoya, watubwira imva n'amavuko y'ubuzima bwawe kugeza kuva ufite nk'imyaka nk'ibiri cyangwa wenda imyaka 2 nibwo umwana watangiye kumenya ubwenge, kugeza kuri iyi tariki y'ubu ngubu
kugeza mbega ugize umuryango w'abana n'umugabo ubwo urumva ko ari famiye muri makeya. Ubuzima bwawe nyine waciyemo ukatubwira kugira ngo n'ugukurikiye n'ukurikira Josiane Song amenye ngo Josiane mba ndeba ni umuntu uyu n'uyu yaciye mu bintu bitari byoroshye. ubundi njyewe nkiri umwana mutoya ndibuka wenda hari ngeze nko mu myaka 7 nibyo ndi kwibuka neza nkijya ku ishuri. Mama yanjyanye ku ishuri nyine maje kunjyana ku ishuri. Icyo gihe nagiye ku ishuri nta mwana wambara inkweto nambaye ku nkweto. Ngeze mu mwaka wa 3 muri primaire ndiga nyine, ariko kubera nari mfite umubyeyi umwe, mama yapfakaye akiri muto cyane. Papa yapfuye mama atazi ko antwite. Nimara kugera hano ku isi nisanga nta mwana wo mu rugo dusa. Nsanga nsukwanje buriya n'ubu bunini mu bana bo mu rugo ni nje munini. Abandi bana bo dufite ubundi mu rugo turi abana 4 bonyine. Ni njyewe mutoya kuko navutse. Papa yapfuye mama atazi ko atwite inda yanjye. Gihe kigeze nyine hashize nk'amezi 3 mama aza kumenya ko atwite. Tangira kubibwira abantu nyine. Kumva yuko navutse mu mugambi w'Imana. Nza kuvuka nisanga hano ku isi. Nabikubwiye ngeze ku isi nsanga mu bana bo mu rugo nta nubwo tunasa nta naho bihuriye. Nkajya mbona nyine abandi bantu nk'ubu nko ku mugabo wanjye tubana mu nzu. Abantu benshi bajya bavuga turasa. Nkajya mbaza mama se kuri musore wo kwa mabukwe nyine ko namukunze kandi nkaba numva yuko yazambera umugabo. Bana uko nibagiwe hagati aho agafoto kanje n'umugabo wanjye tukiri abana twarakundanye cyane ku buryo buhagije. Twarakundanye ntabwo nabikubwira ngo ubyumve kuko twakundanye niga mu wa 4 primaire. Ariko mugakundana mu ijambo ry'Imana. Tugakundana mu ijambo ry'Imana. Twahoraga turi kumwe nyine. Abantu wenda bashobora kuba barakekaga ngo hari ibindi dukora. Ariko ntabyo twakoraga kuko twarambaranaga. Aho nanyuraga bakavuga ati uriya muntu mbona, bakajya bavuga ati uriya musore tubona wagira ni musaza wawe. Ndibaza gihe kimwe nza kubaza umubyeyi wanjye ndamubwire se umugabo wanjye nyine kubera ni nkaho tunaturanye, kubera uva mu mudugudu wo mu rugo twadutuyemo ukinjira mu wundi mudugudu ukabugeze mu mudugudu w'iwabo. Nza kubaza mama se ko bajya bavuga ko uriya musore dukundana dusa, ahari uvugishije ukuri papa ni wowe siza guteye inda cyangwa se uwo nita ko azaba data bukwe ni wowe waguteye inda nkaba nzasangana na musaza wanjye. Mama arandahira nabi, arandahira aravuga ati ntabwo izo ngeso ajya zigenderamo. Ariko nubwo namubajije gutyo izo ngeso ntabwo yazigenderagamo. Hari n'ahandi bavuze hari umukobwa witwaga Vumiriya, nawe twarasaga pe kandi nawe twari duturanye, yatuye hafi yo mu rugo. Ndababaze se Vumiriya we ko numva abantu benshi bavuga turasa, nawe nta n'akanunu ati ntakoda. Ariko umugabo wawe mugasa bigaragara. Turasa buriya ibutaha nzamuzana, abantu badukurikiye nzamubereka, muzabona wagira ni mushiki na musaza. Kubera yuko tukinasangana byamanjije gucanga umupasiteri wahara kuri Beteli hani Rubavu nyine. Twabaga ahantu bita muri Gatagara muri Nyabihu. Tugera inangaha muri Rubavu batwakirira hari kuri ADPR nyine ya Beteli. Ubwo pasiteri waho bimanza kumucanga aravuga se weho na musaza wawe bagiye kubakirira rimwe. Ndavuga ati uyu ntabwo ari musaza wanjye pastor, uyu ni umugabo wanjye ntabwo ari musaza wanjye. Mbere mwango ko ndi kubona musa kureba
mureba kimwe utabeshya ni umugabo ndavuga ati ni umugabo wanjye ubwo nyine nkomeza kujya ngenda mbibaza ababyeyi mama akambwira ati uriya ntabwo muvukana papa wawe akijya gupfa yasize anteye inda yawe nyine wavutse mu mugambi w'Imana nta ngeso ngira mbi wenda hari ngo najya kubyara najya kuryamana n'abandi bagabo nkabyara inda hano nyine nkabyara undi mwana utavukana na bakuru bawe nawe uvukana na bakuru bawe ntugire ikibazo ngo nyine turakomeza turakundana nandi umuyobozi muri korali ndibuka ahantu nasengeraga kuri ADPR y'Igishwati baduhagaritse muri korali ku nshuro ebyiri igihe kigeze turavuga ati reka ibyo kwambarana tubireke ariko pe twakundanaga urukundo rutari urw'ikigi rutari urw'iminsi aho wagenda wenda ukumva umusore arakubwiye ati impavase njya numva ngo hari aho bazitanga kumva jewe na kujya kumusura twasuranaga pe nk'abantu bakundana ariko ibiganiro byo kujya mu bukozi bw'ibibi wenda hari ngo twajya mu bintu by'ubusambanyi ntabwo ibyo bintu twigeze tubikora twaragendanaga ku buryo n'ababyeyi riba manza byarabacanze bakavuga ati abangaba ntibazabana ahari ariko babona urukundo rwacu turarukomeje ubunini bwanjye kuba ngana gutya na kera ndi mutoya nari namfite ubunini nari nzibushye mama yagerageje kundera uko bishoboka kose kuko bakuru banjye bose baba barashatse abagabo musaza wanjye nawe yarazanye umugore kuko bose bari mu mago wari usigaye mu rugo wenyine nari nsigaye ndi njyenyine ubwo se mukecuru se yarahageze avuga ati umukobwa azandumbira uko byagenda kose hari igihe twagiye gusura nyirakuru w'umugabo wanjye icyo gihe yari akiriho ariko yari umukecuru twakundaga cyane twageragayo kabona aratwishimiye bidasanzwe kigeze nyine twagiyeyo kugira ngo ugere kuri uwo mukecuru habaga hari umugezi wo kwambuka tujyayo tugezeyo tugira ibyago imvura iragwa igwa mu masaha yo gutaha noneho kubera iriya mu cyaro nyine nari mfite intama hari itungo nyine ryitwa intama ntabwo ino nkunze kuzibona nari nyifite yabyaye utwana tubiri nanasize niziritse hafi y'urusengero imvura iragwa imvura iguye terambere y'udutelefone yaratangiye kuza mpamagara umuntu nyine ngo ajye kuzinyurira aragenda azijyana mu rugo maze kuzijyana mu rugo imvura yaraguye saa moya ziragera twagiye kuri uwo mukecuru gusura kandi ubwo nakomereje ko nanagiye gusenga mpita njyanira ko n'umugabo wanjye tujya gusura nyirakuru akajya avuga se ubundi mwarara namubwira ati wapi ntabwo twarara ngo bishoboke igihe cyarageze imvura ihita nko mu saa 2 n'igice turavogera tugeze ahantu nyine hari uwo mugezi dusanga wuzuye dusanze wuzuye turavogera turambuka tugeze mu rugo rero aramerekeza twarihana mfite umugabo ufite imbaraga kubira ushobora kumubona ukamusuzugura ariko afite imbaraga ariko ikindi kiganiro twakongera gukora cyangwa kuzari uwo mugabo atari umuntu angana gutya nzamuzana akamwambutsa umugezi yanyambukije umugezi amaze kunyambutsa umugezi kubera iwabo ariho tugera mbere kugira ngo ngere mu rugo aho twaduturutse iwabo turaharenga nyine aravuga ntabwo yajya iwabo atangejeje mu rugo aramerekeza angeza mu rugo nkikomanga mfite mama wari uririmba pe muri korali dukomeza urugendo ari umukristo arangije abavuze umugabo wanjye baravuze ati mana mugabo uzi ngo afite umukobwa agiye kuzazana kandi turi kumwe rero n'umugabo wanjye twaturi kumwe ngo ariko uriya muhungu yaruha we ngo umukobwa uri gutaha saa 3 ngo burazamuzana ngo agire ngo azane umukobwa ntabwo abyumva kuko yari yamerekeje mere nyine akajya abivugira mu nzu ngo iri joro ngo ntabwo uri bungerere mu nzu iri joro ujye kurarana n'abagabo mwamuri kumwe nibwo bwa mbere nari numvisha mbwira iryo jambo
kandi na sobukwe nari ngifite data bukwe nyene nuko twaje kugira ibibazo nawaga akitaba Imana. Dufite data bukwe mama nyene arambwira ngo arajya kubimubwira avuga amajoro nirwa nabo nazatwara inda nkayihegekera ku muhungu aravuga ati ubukwe ngiye kubwira uko byagenda ko ngo nazatwara inda ugasanga nyegetse ku muhungu we ngo niwe wayinteye. Ko noneho kubw'amahirwe abashinzwe umutekano baraje baravuga ati wakingurira umukobwa wawe impuza imbwa ziramutse zimuririye hano hanze wamukingurira ko imvura yaguye. Nyine nabatekerereje kuntu ibintu bimeze. Nyine mama aza kunkingurira umugabo wanjye yumvishe nyine yarakiri sheri wanjye tukiri mu rukundo yumvishe ko baje kunkingurira ahita kwetse nyine igihe kiragera bavuga ati rero ku myaka yacu nari mfite imyaka 20 n'umwe hari kuburaho gakeya turavuga ati reka tujye gusezerana ubundi dushobora twibanire. Ata amajoro ntago twazashobora ibintu by'amajoro ibintu byo gutelefona kuri telefone umuntu ntago yaragisinzira yararaga kuri phone bukarinda iyo buke reka twibanire. Twagiye kwiyandikisha ku murenge ngo nyine soke wari uri ku murenge avuga ati mwebwe dore hari kubura amezi ntago byashoboka wese nta kuntu nakugurira nk'agafata ukansezeranya. Soka aravuga ati ibyo by'agafata rwose ubwo se wama nk'agafata kangahe ndamubwira nyine urancaye ushaka ko nyine atariko munde ngiye ku mugabo nigire ku mugabo kuko numvaga nshaka gushaka umugabo. Soke aduca amafaranga nyine aduca amafaranga icyo gihe turayamuhereza tugiye gusezerana twanabyiteguye tugiye kumva turumva ati kandi wasanga umuntu witwa Dusengimana Josiane ari hano ntabwo yari yuzuza igihe navuga byinshi niba uri muno haguruka witahire uzaza gusezerana igihe cyawe kigeze. Ntabwo umuntu yavuga gutyo ngo nurangiza umubwira ngo nose ya mafaranga naguhaye gucya bakuragurisha. Nyine twagiye gusezerana icyo gihe tugezeyo basanga imyaka nyine niyuzuye tuba turatashye dusubirayo icyo gihe nari nushije imyaka 21 ndibuka yuzuye duhita tujya gusezerana no mu itorero duhita tubisoza. Tumaze kubisoza nyine duhita tubana na n'iyi saha nyine niwe turi kumwe. Ariko icyo gihe bagusubizayo wese wumva ko nyine binashobotse wenda na miliyoni yarahereza ariko ni uwo munsi ugatera igikumwe ukavuga ati reka njye kugira gute njye ku mugabo. Icyo gihe naramwinginze ndamubwira se nta kuntu wanyongerera imyaka kubera yuko nubwo uri kumubona ndi munini gutya buriya nta nubwo ndi mukuru ndi mutoya ntabwo ndi mukuru ndi mutoya abantu tungana twavukiye rimwe barebye abenshi baracyari inkumi ntabwo bari bashaka. Arambwira ati ibintu byo kongera imyaka ntabwo byashoboka. Ariko ako kantu rero kariye nyine amafaranga yariye ati ntabwo byakunda yuko mwagira gute mwasezerana. Umva yahise andaburiza mu bantu twagiye twabukereye umva ku nshuro ya kabiri data buko aravuga ngo ntabyo yajyamo ngo ntabwo ati ntabwo nabisubiramo rwose ntabwo nzajyamo najya ku murenge ngo ngiye kubasinyira ngo ngarukiraho. Aravuga ngo ntabyo yajyamo ariko kuri iyo nshuro nyine nushuje imyaka twatashye byarakunze ariko wumvaga iyo myaka itazagera. Numvaga itazagera numvaga nshaka gushaka umugabo cyane. Ariko umukecuru ntabwo mwongeye gushyamirana mu bijyanye no kuvuga ngo iby'amajoro aravuga ngo ibiki n'ibiki. Ntabwo nongeye gutaha nijoro icyo gihe nahise mbicikaho. Umugabo yarihanganye aravuga ati nanjye sinzongera kuraza ijoro mpaka nkuzanye mu rugo rwacu akazi uzatugera gute twenda tunaganira. Reka gutyo ni impanuka twari twagize kuko imvura itagwa twari gutaha kare. Imvura rero yaraguye imvura igwa bihura nuko twagiye gusura ahantu kandi ari kure kandi iriya ntabwo hameze nk'ino mu mugi ngo urahita ubona moto
usanga ari ukuzamuka imisozi umanuka ndabyumva aba ari ahantu nyine utabona n'igare cyakoze habaga amacugutu mbere amacugutu ubwo ku bantu biriya biboro by'ibiti ibiti bibiri igiti biriya bakora mu biti bagashyiraho amapine umuntu akagenda ubundi benshi babyita ibihwerahwera rero kubera twaje kugira perezida mwiza akadukorera imihanda naho mbere yari danje pe hariho abantu ibyo uvuga batabizi ibihwerahwera buriya ntabwo ndi mukuru cyane pe ariko ku myaka mfite nuko buno nyine perezida ndavuga perezida w'igihugu yazanye imihanda mizima ariko mbere urebye imihanda twari dufite watubwiye yuko wajyaga no kujya ku ishuri bwa mbere wagendaga wambaye ibirenge n'ibirenge ntabwo byari byoroshye kuko Imana yambwiye ni ahantu utakura umuntu bigaragara n'ukuntu ugaragara ubu ngubu ntabwo ari Josiane tuzi mu myaka 20 igize gute irangiye kigaragara yuko hari ibintu Imana yagiye ikora mu buzima bwawe Imana yarabikoze yankoreye imirimo nkorera ibitangaza byinshi bitarondoreka Imana ibiguhaye urubyaro Imana ibimpaye urubyaro ariko yarumpaye bigorana ntabwo nageze mu rugo ngo mpite nzara byabanje kugora nageze umwaka gubagura shize kandi nari nzi ko wenda iyo ushatse umugabo ubwira tayari iyo wajyamanye n'umugabo nari nzi ko biba byarangiye kuhita utwarira hari ababyeyi twaririmbanaga muri korali intumwa hariya muri Gatagara bamwe nkajya ngenda nkababaza none se nabona nyine ukwezi gushize ko ntari gusama buriya ni amahoro nzi ko nzaba ingumba bakavuga ati ba wihanganye sushinga ejo bundira nashinga ari mu kwa kabiri ntabona ukundi kwezi kurashize mwongera nkajya kubaza undi mubyeyi akambwira ni nihangane buriya nkanihanganisha tukiri muri aka kanya abantu badafite urubyaro ushobora gushaka wamara gushaka umugabo ukamera nk'uko nari meze ukagira ngo nubonane n'umugabo rimwe urahita usama inda ariko Imana ikora ibyo yagambiriye ikabikora mu gihe gikwiriye buriya Imana itanga umwana ikamuguha mu gihe gikwiriye kubera yuko ntekereje nyine icyo gihe nifuzaga gusama inda iyo mpita sama inda nkahita mbyara tayari umva umwana ari kuza mu bushomeri bumwe budasanzwe ariko urumva ko Imana n'ubundi yakomeje gufasha mu bintu bikomeye kuko muri uwo mwaka ndatekereza ko wowe n'umugabo wawe hari byinshi mwamaze gukora twatumaze kubikora harimo kwiheba yego natekereza nshobora kuzabura urubyaro bwite nk'uko wagiye ubivuga ngo ndi munini nkatekereza kuva ndi munini nshobora kuba wenda afite ibigwara mu mubiri bizatuma ntabyara kuko njye nashatse muri 2016 nza kubyara muri 2017 hashize umwaka n'amezi nanarihebye nanaratangiye kwiheba umwana wa mbere ubu afite imyaka amaze kugira imyaka 8 urumva ko yatangiye azayuzuza yararitangiye azuzuza imyaka 8 mu kwa karindwi uwa kabiri afite imyaka ingahe uwa kabiri afite imyaka 5 hajya ni bane abana batatu yego ikigaragara nuko abana bawe hagiye harimo intera n'ubundi igaragara nk'uko wowe n'umugabo wawe hari ukuntu mupanga ibintu byanyu ku murongo nk'ukuntu n'ubundi mubipanga avuga ati tugomba gupanga gutya na gutya indirimbo ya mbere ikavaho iya kabiri gutya na gutya ni nako no mu rugo no mu bwumvikane mu bijyanye wenda no kubyara nabwo ariko bimeze kuko niba uwa mbere afite 8 undi 5 undi ahubwo nawe afite nk'itatu gutyo cyangwa undi afite 2 urumva n'imyaka 3 mwagize gute mwagiye mushyiramo hagati ya Josiane turi kumwe hano murumva ko ni urugendo rutari rworoshye kuva mu buto bwe kugera ubu ngubu yashinga urugo cyangwa yagira umuryango yahuye n'ibintu byinshi bitoroshye kuko kujya gusezerana mu murenge umuntu wari bugusezeranye waramuhaye n'amafaranga ubwira ngo n'uburyo yabyishakaga ati ntabwo bikunda niba Josiane arimo hano nahaguruke yigendere nagaruza imyaka ndatekereza ko umuntu udukurikiye ntabwo abasha kwiyakira
ariko Josiane yari yakiriye kugeza na n'ubu aza kwihangana, imyaka iza kuzura ajya gusezerana n'umugabo, na n'ubu yatubwiye yuko ari we bakiri kumwe kandi Imana yabafashije muri byinshi. Uwo mugabo we bari kuri izi saha niwe umufasha mu gukora izo ndirimbo ziwe, niwe umufasha muri buri kimwe cyose. Abana bariga neza, byose abikesha gukora neza n'umugabo we, ndetse yatubwiye yuko banasa. Gusa interview ya ikindi gihe tuzahura nawe nzamusaba, sinzi niba azabyemera, azaze azanye n'umugabo we n'abo bana be tubashe kuba twagira gute twabana. Ese Josiane, hari mu bana ufite, hari abana, hari umwana umwe wanda cyangwa babiri cyangwa bose bashobora kuba bakunda ibintu ukora ubuhanzi bwawe bijyanye no gukora izi ndirimbo z'Imana, cyangwa se bose bibera mu bintu by'isi nyine, ibintu by'Imana babitaye ku ruhande? Abana banje bose bakunda ibintu byo gusenga, ibintu bya gospel, indirimbo zanjye usanga bari kujya baziririmba, mbese bakunda ibintu byo gusenga cyane. N'umwana muto mfite afite imyaka 2 ariko azi kuririmba. Ni ukuvuga ngo uko iwanyu bagutoje ni nako nawe watoje abana bawe. Ese nta bwoba cyangwa amakenga ufite yuko hari umwana wawe ushobora kuzakura akaba yava muri ibi bintu byo kuganda byo kujya no gusenga cyangwa muri ayo makorali bakubwiye yuko abana baririmbamo? Nta makenga ufite yuko wenda uwo mwana wawe cyangwa abana bawe bashobora kuzavuga ati ibintu mama na papa bagiyemo ngo byo kwirirwa basenga nta kintu bizatugezaho, akaba aragiye yanditse za ndirimbo zimeze nka zimwe za ba Burudoge tujya twumva cyangwa Babushari, za ndirimbo nyine zidafite ikintu zifashije Imana, ahubwo ari izigira gute, ari iziyisebya cyangwa n'izo ngeso mbi zigisha abantu? Ngerageza uko nshoboye, kubera yuko hari ijambo nasomye rirambwira ngo menyereza umwana wawe inzira akwiriye gucamo, azarinda asaza cyangwa se akura atarayivamo. Ku mbaraga mba mfite ngerageza kubamenyereza inzira nziza. Burya nta n'umubyeyi wihitamo ngo umwana we yifate nabi. Ababyeyi bose bumva abana babo baba bakiranutsi, nta mubyeyi wakwifuza ngo umwana abe nk'umujura cyangwa se abe umusambanyi cyangwa se agira izindi ngeso mbi. Umubyeyi wese ikintu aharanira ku mwana, aharanira ko umwana we yaba umwana mwiza, akamubera umwana w'umugisha nyine mu muryango. Bifashijwemo n'Imana yifasha kubarera, ku bwanjye numva bazakura bagakurira mu ngeso nziza, kuko turi abo Imana yaremye ikaturemera imirimo myiza. Numva n'abana banje bakurira ariko bakura. Yego. Teka tukabona kurya. Twabayeho mu buzima bugoye, tubaho mu buzima bugoye, ahantu tukamara ibyumweru 2. Mumvire mu nzu aho wagiye gutekenika, hari ukuntu umuntu ahura n'ubukene kavuga ati mwe mumaye inzu ndi guteganya amafaranga ndahita mbishyura, bakabona ya minsi babahaye irageze nta mafaranga uri kubahereza, bagahita badusohora. Buri urebye inshuro twimutse nta nubwo zigira akagera. Tubaho muri ubwo buzima, inzara iraturya koko, ariko iraturya twihagararaho, twananga kubyira mabukwe. Kandi mabukwe pe ni umubyeyi mwiza, ntabwo wamuganira ngo yaca n'igitoka akakiguha, yagukurira n'ibijumba kubera ahantu aba bihari. Ariko icyo gihe twihagazeho, inzara iratujya nyine iturya nk'abandi, turatuza, twagiye tubaho mbese ari nko kwiyeranja. Kubw'amahirwe y'Imana nimara kubyara uwo mwana wanjye, nk'umugisha watangiye kwinjira mu rugo. Niyo mpamvu narindi kubwira abantu batari babona urubyaro, ushobora gutinda kubyara hari impamvu. Imana ikabona niguhereza umwana azicwa n'inzara, Imana ikabona nihita imuguha. Mbese hari ibindi bibazo muzahura nabyo, uzagenda umuburira nyine ibimwunganira, ifu y'igikoma ikavuga ati reka mbe ndetseho gato, ariko nyuma yaho y'Imana ho gato
haba igitanga cyane. Imana irasubiza, Imana isubiriza igihe, burya igihe cyawe kitari cyagera ntabwo Imana yagusubiza. Josiane, ni iki wabwira umuntu wihebye kuri iyi tariki cyangwa abona ubuzima arimo nyine butazashoboka? Ni ikihe kintu mufitiye aka kanya? Ikintu nabwira abantu bari mu bibazo, kuko ibibazo nanjye nabiciyemo, Imana niyo iba ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu, kuko ushobora kugira ikibazo watakira mukuru wawe ntihagire ikintu akumarira, watakira wenda hari murumuna wawe ntihagire icyo akumarira, ushobora kuburara ufite abo muvukana bakiza ariko Imana ikabahuma ku maso ntibabe baguha, ushobora kuburara ufite abaturanyi bari gukaranga ukajya ubyumva inzara ikakurya ariko akababaro ufite uyu munsi mwene data, nakubwira yuko ari bwo buhamya bwawe bw'ejo hazaza, kubera yuko Imana ihora ituremera amashimwe uko bwije n'uko bukeye. Umuntu wese ufite ibibazo, ufite ubukene, umuntu wese ufite kwiheba, ushobora kwirirwa uyu munsi wa none uri umukene ariko ejo Imana ikuburura ifishi yawe ugasanga urakize, ugasanga ugize ubuzima bwiza, kubera yuko Uwiteka ni umwungeri w'abantu bose yaremye, ntabwo yabaremeye gukena. Wewe ufite kwizera uyu munsi wa none Imana iraguhaza ibyiza, wewe ufite kwizera uyu munsi wa none ibyiza byose Imana itanga, kubera yuko ibitanga ari nta muvumo yongeyeho. Uyu munsi nuyubaha ukayikorera ukareka gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, Imana uyu munsi iragusubiza. Niko nabyira abantu badukurikirana. Josiane, mu bigaragara cyangwa mu buhamya bwiwe amashuri kuduha yaciye mu bintu bigoranye, kugera n'aho bamurindisha umufuka w'ibintu birimo aho biri muri gare ngo ababireba bakamutwara telefone bakayintwara. Josiane turi kumwe ubu ngubu ni umuhanzi ukomeye ushima n'Imana, kuko mu bintu byose akora ni ubushobozi bw'Imana, nubwo bugira gute nizo mbaraga zimuha buri kimwe cyose kugira ngo abe yagira gute, abe yakora indirimbo ziwe cyangwa abe yatambutsa ubutumwa bw'indirimbo, ubutumwa bw'Imana bicishije mu ndirimbo. Josiane, dukomeza tunasoza ikiganiro, ese ni hehe wifuza kugeza ibihangano byawe cyangwa ubwo butumwa n'ubundi wifitemo Imana igushoboza? Yewe ahantu numva nifuza kubugeza, Imana yabyemeye no ku isi hose nahagera. Imana yabyemeye nta hantu ntagera ndi kuvuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo, burya ndi n'umuvugabutumwa. Ndi umuvugabutumwa nubwo nyine hari ibyo ntari namenya mu bijyanye na Bibiliya, ariko nabwo mfite ishyaka n'umwete wo kugira ngo nzabyige, kuko Bibiliya ndayikunda cyane. Ubutumwa bwanjye mu ndirimbo numva najya ahantu hose najya nsengera, numva najya mbuvuga, Imana iramutse ishoboje numva najya mbuvuga. Josiane, rero ikiriho ni uko indirimbo ze cyangwa ubutumwa bw'Imana ashaka kubugeza kure. Bantu mudukurikiye, Josiane murumva ko indirimbo ze arashaka kuzigeza kure, n'ubutumwa bw'Imana abutambutsa mu ndirimbo arashaka gukomeza kubwagura nyine ku isi hose, abantu ku isi hose bakamenya Josiane ese akora iki mu bijyanye no gukora no kuririmba izi ndirimbo z'Imana. Ikindi kintu navuga, nakora subscribe, share and comment kuri channel yitwa Josiane Sing nk'uko yakomeje abitubwira. Josiane, ndumva tudatinze twasoza ikiganiro, nkaba nagushimira ku buryo twabanye muri iki kiganiro, ntabwo byari byoroshye. Ubundi abantu benshi bakora ikiganiro biragoye kugira ngo umuntu akore ikiganiro kimara igihe kingana gutya. Hari n'abantu ubundi nk'utu ducupa tw'amazi twanyweye nka tune, hari umuntu ushaka gukorana n'ikiganiro ugasanga umwe ducupa nk'umunani, bitewe n'iki anayimenaho kubera ubwoba. Ariko Josiane, ndagushimira cyane. Josiane, ntabwo twasoza gutyo abantu badukurikiye utabaririmbiye cyangwa wenda utababwiye, ni nk'imerekeza tugiye kubahereza, y'akaririmbo kamwe
ushaka wowe ubwawe nyine wumva watura abantu ya Josiane tudatinze numva watangira. Abantu baraguseka bati ntacyo uzigezaho, ariko Imana yaragukunze ntujye wisuzugura. Abandi bakagusebya bakakuvuga uko utari, Imana nihindura amateka yawe bazatangara. Abantu baraguseka bati ntacyo uzigezaho, ariko Imana yaragukunze ntujye wisuzugura. Abandi bakagusebya bakakuvuga uko utari, Imana nihindura amateka yawe bazatangara. Ya Josiane ndumva tudatinze, urumva Josiane abasezeye neza ati abantu baraguseka. Oya, Imana igiye guhindura amateka y'abantu. Muri uyu mwaka uwayisenze neza, Imana igiye kumuhindurira amateka, kandi babandi bose bagusekaga bagiye gutangara kuko Imana igiye kukurengera. Mbibaturiyeho mbibifuriza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ya Josiane urakoze cyane. Ya tudatinze reka dusoze ikiganiro. Nkaba nashimira mwese mwari mudukurikiye. Nje mwari muri kumwe ni Sam Media Official afatanyije na Dusengimana Josiane. Mukurikirana kuri YouTube channel yitwa Josiane Simbi. Murakoze cyane.